twongeye kubaramutsa mwese murimo gukurikira iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru ibahezagire, kandi Uwiteka abasure mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, Mana idukunda, Mana itwitaho, Mana idufitiye imigambi myiza, imigambi yo kutugirira neza, imigambi haleluya yo kuduha umutima witeguye ibizaza, umutima wagutse, umutima Mwami, kugira ngo tubashe kwakira Mwami hejo hazaza imigambi myiza dufitiye. Mwami turagushima, Mwami tugushize hejuru, Mwami turaguhimbaje, uri mwiza ugira neza, uri wo kubahwa, imbaraga, gushimwa. Yesu, ubwenge, ubushishozi byose ni ubwawe Mwami. Turakunezerewe muri uyu mwanya, turifuza kubana nawe, turifuza gusabana nawe, turifuza Data kuvugana n'imitima yacu. Mwami utwibira amabanga, utubwire by'ibi bihe turimo, Mwami utubwire icyo ushaka n'icyo dushakaho. Urakoze rero Yesu, bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rikomeye, ni ijambo rikomeye, ni imbaraga zo kwiyanga, kandi ni imbaraga zo kwikorera umusaraba. Ni ijambo rikomeye cyane. Kwiyanga ntibyoroshe, kwiyanga ni ugupfa. Gupfa birababaza, gupfa nta muntu wamenya gupfa icyo ari cyo keretse umuntu wapfuye. Nta muntu wamenya gupfa icyo ari cyo, gupfa n'ukuntu bibabaza keretse umuntu wapfuye. Imana rero irashaka yuko dupfa kuri kamere yacu kugira ngo ibashe kudukoresha. Imana ishimwe cyane. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cyayo cy'ikenda ku murongo wa 23 no kugeza kuri 24. Luka 9:23 ngo Yesu abwira bose ati, Yesu icyo gihe yari mu isi yabwiraga bose, n'uyu munsi aracyabwira bose, ariko abwirwa bose, ariko akumva beneyo, akumva ba bandi bafite mu mitima yabo inzira ijya i Siyoni, akumva ba bandi bacyaje ugutwi kwabo, bamenyereje umwuka wabo, amatwi yabo y'umwuka, y'ukumva iby'umwuka abwira amatorero mu gihe nk'iki. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira bose, ariko hakumva ba bandi, hakumva abanyabugingo, akumva ba bandi bafite mu mitima yabo gushaka gukora ubushake bw'Imana. Ngo abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubuzima bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Amen. Turi muri gahunda y'iminsi 21 dusenga, twiriza ubusa, tusaba Imana kutujyana ahantu, dusaba Imana izindi mbaraga, dusaba Imana urundi rwego, tubwira Imana, Mana ibingibi turimo turabirambiwe, warakoze nibi turabigushimira, ariko ari ahandi hantu. Ndashima Imana yuko Imana yacu ni Imana ya progre. Ari abantu badakunda progre, ari abantu badakunda gutera imbere, ari abantu Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka, ariko yapfuye ahambwa mu mva y'abakire. Yesu akunda abantu batera intambwe, Yesu akunda abantu bava mu bwiza binjira mu bundi. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngo abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange. Ijambo kwiyanga ni ijambo rikomeye cyane. Kwiyanga si ukugenda ngo wiyahure upfe mu mubiri, oya, ni mu buryo bw'umwuka. Birasaba ko ubamba kamere ku musaraba, ubamba kamere ku musaraba, wikorera umusaraba wawe iminsi yose. Ntabwo bavuze ngo wikorera umusaraba wawe gusa iyo umaze gukizwa hanyuma ukawurambika, oya, bavuga ngo wikorera umusaraba wawe iminsi yose. Wikorera
kwikorera umusaraba nukushaka nukureba ukuntu wabana na Yesu iminsi yose. Nukatekereze ko kubana na Yesu byoroshe. Kubana na Yesu bisaba kwigomwa. Kubana na Yesu bisaba kubamba kamere ku musaraba kugira ngo ubashe kubana na Yesu. Kubana na Yesu bisaba kwigomwa ibitotsi. Kubana na Yesu bisaba kwigomwa ibyo kurya rimwe na rimwe. Kubana na Yesu bisaba kwigomwa rimwe na rimwe kuryama ku gitanda ukaryama hasi. Kwigomwa na Yesu, kubana na Yesu ari kiguzi bigusaba. Abantu biri kigiye bakunda ibintu byihuse, bakunda ibintu bizana inyungu ako kanya, ntago baba bakunda ibintu mbese byo gutanga ikiguzi kugira ngo ugire icyo ubona. Bakunda ibintu by'amake. Ariko reka nkubwire, imbaraga z'Imana ntabwo agakiza n'ubuntu, ariko imbaraga z'Imana bisaba ikiguzi. Imana itufashe cyane. Ngo abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Abantu bakunda kuvuga ko ngiye ndashaka gukurikira Yesu, ndashaka gukurikira Yesu, ndashaka gutera intambwe mu rya Yesu. Ariko Yesu we yagiye ku musaraba, arapfa ku musaraba, urupfu rw'isoni, yambaye ubusa. Buriya abantu bashiraho kariya kenda gahishe ubusa bwa Yesu, ariko kugira ngo abantu badakomereka. Ariko Yesu mu by'ukuri yagiye ku musaraba yambaye ubusa, nk'uko Mariya yamubyaye yambaye ubusa nyabusa. Yesu yambaye ubusa nyabusa, aratotezwa, aratukwa, bamucira mu maso, baramukubita. Mbese iyo wakijijwe rero ahantu ugomba ukagera ku musaraba. Imana idufashe cyane. Ukagera ku musaraba. Ari abantu batinya umusaraba, ariko nta wabwira Yesu umusaraba urakomeye, nibyo ntabwo nabasha kwibamba, ariko Yesu ndakwemereye ntwara ku musaraba. Imana ibambe kamere yawe, Imana ibambe iyi kamere yacu. Muri Bibiliya y'icyongereza bita Amplified, ijambo ry'Imana riravuga ngo arababwira bose ati, niba hari umuntu ushaka kunkurikira akaba umwigishwa wanjye, agomba kwihakana we ubwe, akabiki akareka inyungu ze bwite. Imana idufashe cyane. Imana irashaka ko kwiyanga ni ukureka inyungu zawe bwite. Kwiyanga ni ukuvuga ngo inyungu zawe uraziretse, ufase inyungu z'Imana. Birashoboka ko urimo gusenga uvuga uti, Mwami ndashaka kunteza imbere, ndashaka ko ari ahantu ungeza, ariko se kubera iki ushaka ko Imana iguha umwana? Kubera iki ushaka ko Imana iguha ku mafaranga? Kubera iki ushaka ko Imana iguha ku kazi keza? Ese ni kubw'inyungu z'Imana cyangwa se ni kubw'inyungu zawe? Imana idufashe cyane. Ese ni kubera iki ushaka ko Imana iguha amashuri? Ni kubera iki ushaka ko Imana ikukorera ubukwe? Ese ni kugira ngo wemeze babana mungana? Ese ni kugira ngo wemeze imiryango nabo muvukana nabo? Niba ariyo mpamvu, nta mpamvu y'ubukwe bwawe. Ariko niba uvuga ngo Mana umugabo cyangwa se umugore, kugira ngo ngewe n'umugabo wanjye tugukorere, kugira ngo ngewe n'urugo rwanjye twese tugukorere, tube urugo rw'intangarugero, tubashe kugukorera, tubashe kurera abana bawe, tukarera abana waduhaye mu nzira zawe, kugira ngo bazabe abantu b'akamaro, bazaba abakozi bawe. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe uba usabye neza, kuko Yakobo yaravuze ngo murasaba ariko ntibuhabwa, kubera ko musaba nabi, musaba kubw'inyungu zanyu. Kwiyanga biravuga ngo ureke inyungu zawe. Ese ni kubera ko ushaka kwiga ayo mashuri? Ni kubera ko ushaka ko Imana iguhe iyo PhD? Ni kubera ko ushaka ko Imana iguhe iyo masters? Ni kubera ko ushaka ko Imana igukorera ubwo bukwe? Kubera ko ushaka ko Imana iguha urwo rubyaro? Ni kubera ko ushaka ko Imana iguha ku mafaranga? Kwigora ngo wiyemere ku bandi?
kugira ngo wiyemere ukuntu baruta, ukuntu barusha ubwenge, ukuntu uzi kuyashaka. Icyo gihe nta mpamvu yo y'Imana kuko ni inyungu zawe. Ariko nusenga Imana ukambwira ngo Mana ngiyewe umfashije ukama ku mafaranga, ndafasha imfubyi, ndafasha abafakazi, umuntu wese mu muryango wanjye udafite inzu ye bwite ndamwubakira inzu, udafite imodoka ndamugurira imodoka, abakozi bawe Mwami ndabagurira amazu kugira ngo basettlinge, kugira ngo bicare batuze, hanyuma mbagurira amamodoka kugira ngo bakore umurimo wawe bemye nta kibazo bafite y'ukuntu bari bugende n'ukuntu bari bugere mu murimo wawe. Ese ni kubera iki ushaka ko Imana iguha umugisha muri business yawe? Ese ni kubera iki ushaka ko Imana iguha akazi? Ese ni kubera iki ushaka ko Imana iguha urugo? Kugira ngo urusaku ruve, kugira ngo oya, ugomba gukora ibintu byose ubikora wiyanze, ahubwo ushize inyungu z'Imana imbere. Icyo gihe usenze neza. Ese wari uzi yuko mu ijuru ari guverinoma? Buriya mu ijuru haba guverinoma, no mu isi haba guverinoma y'abantu, n'ikuzimu haba guverinoma. Buriya Satani n'abadayimoni be ni guverinoma, afite n'abakozi biwe. No mu isi habaho guverinoma y'abantu, ibihugu bigira abaperezida, bikagira abacamanza, bikagira abaminisitiri, baba bafite guverinoma. Ndetse no mu ijuru hari guverinoma y'Imana. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera barayobora, bafite n'abakozi, abamarayika n'abakozi, abantu hari abakozi b'Imana bari muri guverinoma y'ijuru. Kandi buri guverinoma yose iba ifite budget itora, ikavuga ngo uyu mwaka hari budget y'uyu mwaka. Budget y'uyu mwaka rero Imana irashaka kurekura budget y'uyu mwaka kugira ngo abantu babashe guteza imbere ubwami bw'Imana mu isi. Ese wowe urashaka ko amafaranga kugeraho kugira ngo bigenze gute? Kugira ngo wirate gusa, wirate ku bandi, ubereke ko barusha? Icyo gihe nta mpamvu yawe, nta mpamvu y'ubukire bwawe, nta mpamvu y'ibyawe. Ariko nuvuga ngo Mana ndashaka guteza ubwami bwawe imbere, ndashaka guteza ivugabutumwa imbere, ndashaka guteza abakozi bawe imbere, icyo gihe ijuru rirakugirira icyizere, riravuga ngo uyu nguyu reka tuyamuhe, reka tumuhe ako kazi k'ibitangaza, reka tumugirire neza, business tuyihe favor, aho abandi bose baburiye we akora acuruzi yunguke cyane. Kubera iki? Kubera ko bagufiteho inyungu, kubera ko uri umuntu wiyanze, wanze kamere yawe, washize inyungu z'Imana imbere. Imana idufashe cyane. Iyo ushize Imana imbere, ibyawe byose bigenda neza, ibyawe byose bijya ku murongo. Imana idufashe cyane. Imana irashaka yuko twiyanga muri iki gihe turimo, twiyange, hanyuma tugafata umusaraba wacu buri munsi, tukayifata kandi tubikunze, tukayifata mu bushake nta gahato, atari gahunda y'itorero, ari wowe ku bushake wahisemo kwiyanga kugira ngo ubashe kwemera umusaraba wawe umunsi ku wundi. Ni ukuvuga yuko ugakurikira Yesu, ugashira inyungu z'Imana imbere, ukica kamere. Gupfa ntibyoroshe, kubivuga biroroshe, ariko gupfa mu by'ukuri, gupfa birababaza. Yesu ari ku musaraba bamushizeho imisumari. Nararebye imisumari bamushizemo uko zareshaga nuko zanganaga. Niyo mpamvu ibyo abantu babonye ibiganza bya Yesu babonamo umwobo ukomeye cyane, munini cyane. Imisumari bamushizemo ni imisumari minini cyane. Nawe iyo wiyemeje kuba umukristo ugomba kwica kamere. Kandi reka nkubwiye, nta bundi buryo bwiza bwo kwica kamere atari kuyima bya bindi kamere ibirarikira. Ukavuga ngo Mana nkunda ibiryo, kandi ibiryo ni byiza pe, ariko muri ibi bihe ndavuze ngo ndashaka kwica kamere. Reka niyange, reka ibiryo mbireke. Ibiryo bizahoraho,
ariko icyo Imana ishaka kugurekurira muri ku kwezi kwa gatatu, ari ibintu Imana ishaka kurekura muri ku kwezi kwa gatatu bidasanzwe biri mu isi y'umwuka. Ibyo bintu nubwo bitagaragarira amaso y'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ibyo bintu biriho, birahari kandi birafatika mu buryo bw'umwuka. Ibyo bintu biriho, abanyamwuka barabyumva ko ibyo bintu biriho. Guverinoma rero yashizeho uku kwezi kwa gatatu mu buryo busanzwe nka deadline kugira ngo irekure, ireba abantu, yagirira ikizere, abantu babashe kugera ahantu biyanga banga umubiri wabo, bakanga ibiryo. Imana ikugiriye n'ubwo buntu ukabasha no kureka kurya no kunywa, ukava ku buriri bwawe ukajyama hasi, ukafata iki gihe cyo guhamagara Imana, cyo gutakira Imana, ari ikintu Imana yagukorera. Ese ni kubera iki ushaka ko Imana igukorera igitangaza? Ni kugira ngo usubize icyubahiro cy'Imana, utanga ubuhamya, uvuze ngo ngewe nari narabuze umugabo, nari maze imyaka 5, nari maze imyaka 10, nta muntu umbaza izina, nta muntu, ariko kubera amasengesho, kubera ko negereye Imana, ari ikintu Imana yakoze. Ari abantu Imana igirira neza, ariko kubera kwikunda akagira isoni yo guhamiriza Imana ibitangaza yamukora. Ari umuntu ngewe nzi Imana yakijije sida, ariko akagira isoni yo kubivuga imbere y'abantu ko Imana yamukijije sida. Imana ishimwe, Imana ni nziza cyane. Iyo bizaba ari ngewe nari kuvuga ngo uriya kabisa iyo yipfira, ariko ntabwo ndi Imana. Imana yo ni nziza, iratubabarira mu ntege zacu, ariko Imana irashaka yuko twiyanga tureke inyungu zacu. Imana yagukiza sida, ikagukiza urupfu, kwisida ari urupfu, ikakongerera imyaka yo kubaho, ukabura kuyihamiriza, ukabuza kuvuga ngo, ukagira isoni yo kuvuga ngo wagwaye sida. Kuko itagize isoni ujya gusambana, ujya gutora iyo sida, ujya kuyihaha. Imana itubabarire cyane, ariko Imana irashaka yuko twiyange, turebe inyungu zayo, hanyuma twikorera umusaraba wacu buri munsi. Kwikorera umusaraba wacu ni ukwemera ukegera Imana, ugatamba ibitambo by'ibitotsi, ugatanga igitambo cyo kurya, ugatanga igitambo cyo kunywa, ugatanga igitambo cy'igitanda cyawe, ugatanga igitambo. Hari n'abashobora gufata igihe akikingirana. Imana iguhaye ubwo buntu, ukagira ubushobozi bwo kwikingirana, wakwikingirana, ariko ugasenga Imana, ukavuga ngo ngiye kumara iminsi 21 ntava mu nzu, ntava mu cyumba cyanjye. Imana ikugiriye ubwo buntu, ntabwo wabikora. Nacyo ni igitambo cyemerwa cyane. Ushobora no kuvuga ngo ngewe ibintu by'amafilme ngiye kumara iminsi 21, ibyo nabivuyeho mu rwego rwo gusenga no kwiriza ubusa no kwegera Imana. Ibyo ngibyo ndashaka gucecekesha ayandi majwi yose, nkumva ijwi ry'Imana. Imana idufashe cyane, ukavuga ngo ngewe Imana ninkorera iki gitangaza, nzahamiriza mu mbaga y'abantu benshi, mvuga ibitangaza Imana, ukomeze n'abandi. Birashoboka yuko ari undi muntu urimo guca muri cya kibazo Imana yagutabayemo, wamara gutanga ubuhamya nawe akagira ukwizera ko kwizera Imana, ko Imana izamugirira neza, nawe akafata icyo gihe cyo gusenga, nawe Imana ikamugirira neza. Ariko ese ni kubera iki? Ni kubera iki ushaka ko ni kubw'inyungu zawe? Oya, reka twiyange, reka Imana iduhe izo mbaraga zo kwiyanga, reka Imana iduhe izo mbaraga zo kwikorera umusaraba wacu buri munsi. Ugagira igihe cyo gusenga Imana. Muri aya masengesho y'iminsi 21, Imana irimo kutuyobora isaha ya 6 z'ijoro. Tugafata isaha ya 6 z'ijoro, tugahaguruka twese tugasenga Imana, tugahamagara Imana. Imana ikaguteza intambwe, ikakubatiza mu Mwuka Wera. Niba utavugaga mu ndimi, ukavuga mu ndimi, Imana ikaguha indimi nshya. Ari umunsi tuzaganira ku ndimi. Habaho indimi z'ubwoko butanu. Hariho indimi z'ubwoko butanu. Ari igihe Imana izaduha ayo mahirwe tukaganira kuri icyo kintu. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga yuko
Imana irashaka yuko twiyanga muri iki gihe tugapfa tukagera ku musaraba. Najyaga numva abantu bavuga ngo kugera ku musaraba, ariko kugera ku musaraba n'ugupfa, nyagupfa. Kandi Imana nishobora kugukoresha mu gihe cyose ukiriho, mu gihe cyose kamere yawe. Iyo ukivuga ngo ngewe ibyange, Imana irakwihorera. Ariko wamara kuvuga ngo ngewe ndiyemeje, nemeye gupfa, icyo gihe Imana kamere yawe irapfa. Anyuma iwamara gupfa, Imana akaba ariyo iza muri wowe igakora muri wowe. Imana idufashe cyane. Ariko mu gihe cyose ukiri muzima, mu gihe cyose ukishize inyungu zawe imbere, Imana ntishobora kugukoresha. Imana ntishobora kukujyana mu yandi mavuta. Kuko Imana nta nyungu ibibonamo. Imana niyo yahaye abantu ubwenge bwo kumenya gushakisha no kumenya aho inyungu zabo ziri. Imana nayo ntabwo iyobewe aho inyungu zayo ziri. Imana ntabwo yaguha umugisha kandi izi ko mu mugisha iri buguhe nta nyungu iri bubibonemo, nta musaruro iri bubonemo, nta bantu bari bukizwe, nta bantu bari bufashwe no gutambuka ngo utange. Uravuga ngo urashaka umugisha wa visa, ese nurashaka kujya mu mahanga kugira ngo ukore iki? Kugira ngo ukorere Imana, kugira ngo ushigikire imfubyi n'abafakazi, kugira ngo ushigikire abakobwa bafiyeme, abakobwa babyariye iwabo. Urashaka cyangwa urashaka kugira ngo uzagere muri Amerika utware imodoka nziza, uwambara imyenda myiza, asigaye wifotoze. Imana itubabarire cyane. Cyangwa urashaka kuza iyo visa kugira ngo uzagere muri Amerika ukorera amafaranga, ufashe imfubyi, amaproje y'abapfakazi, amaproje y'abafiyeme, abafite abana barera abana bonyine. Ayo maproje yose ubashigikira, ubaha amafaranga, bakora imishinga nabwo biteza imbere. Ese urashaka ko Imana ikugirira neza kubera iki? Kubw'inyungu zawe cyangwa se kubw'inyungu y'ubwami bw'Imana? Imana idufashe cyane. Imana idufashe bwa twitange twemerera Imana. Kandi Imana ntabwo yadukoresha tukiri bazima. Imana yadukoresha tumaze gupfa kuri kamere yacu, tumaze gupfa ku nyungu zacu, tumaze gupfa. Nibwo Imana yabasha kuza ikadukoresha. Imana ikaza igakora ibitangaza mu buzima bwacu, ariko icyubahiro cyose kikayigarukira. Ariko nayo ikabibonamo inyungu y'abantu bari bukizwe kubera uwo murimo mwiza wakore, kubera umugisha wawe. Waruzi yuko hari abantu bazakizwa kubera imodoka ugenda bakavuga ngo oya ibi ntibishoboka. Abantu bakakuyoberwa bakavuga uyu ni wa wundi cyangwa nuwo basa. Kwa kundi Yesu yagiriye wa Bartimayo impumyi, yamugiriye igitangaza, abantu bakamuyoberwa bakavuga ngo ese ni we cyangwa n'uwundi basa. Nawe ari igitangaza Imana izagukorera, abantu bakavuga ngo ese ni we cyangwa n'uwundi basa. Kubera iki? Kubera ko imodoka uzaba utwaye izatuma umuntu akizwa, akavuga ngo niba Imana ishobora kuvana umuntu mu cyobo, niba Imana ishobora kuvana umuntu mu isayo y'ibyondo, niba Imana ishobora kuvana umuntu mu cyamvu ngiriya, ikamugurira imodoka ngiriya, ikamuha inzu ngiriya, nanjye ndakijijwe. Iyo Mana ndayikurikiye, ngiye kuyikorera, nanjye ndebe kwizangirira neza. Ese urashaka ko Imana ikugirira neza kubera iki? Ni iyihe mpamvu? Ariko ijambo riratubwiye uyu munsi, ijambo riratubwiye ngo nitwiyange, twikorere umusaraba wacu buri munsi, anyuma tumukurikire. Yesu yageze ku musaraba. Yesu ntabwo ageze ku musaraba yigeze gusenga avuga ngo Mana niba bishoboka, kuko byari bikomeye, iki gikombe kindenge. Gatatu kose arasenga. Nakubwiye ngo umubare gatatu ni umubare w'ibanga. Umubare gatatu ni umubare udasanzwe, ni umwuzuro w'Imana. Gatatu ni umwuzuro w'Imana, na karindwi nayo ni umwuzuro w'Imana. Noneho 21 ni gatatu gukuba karindwi. Uyu mwaka turi mu mwaka w'umwuzuro ukubye inshuro nyinshi cyane. Umwuzuro ukubye inshuro nyinshi cyane. Imana idufashe cyane kandi Imana idutabara. Imana irashaka kugukoresha, Imana irashaka kuguha umugisha, ariko se kubera iki? Kugira ngo wuzuze inda yawe gusa ukabesheri. Imana idufashe.
Imana idufashe iduha umutima wagutse. Iki gihe ni igihe cyo gucira Imana bugufi kugira ngo Imana igire ikintu hindura muri twebwe, iduhe imitima yagutse, itugirire neza kugira ngo ibashe kudukorera. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge tudatinze. Uwiteka Imana ikomeye, uyu munsi ndisengeye kandi sengeye abantu bose banyumva. Mwami ndakwinginze duhe wa mutima wari muri Kristo Yesu, duhe wa mutima wo kwiyanga kugira ngo Mwami wowe ubashe gukora muri twebwe. Udufashe Mwami kwiyanga tukugeza ku rupfu, twikorera umusaraba kugira ngo Mwami wowe imbaraga zawe zibashe kugaragara, kugira ngo twebwe tubure ahubwo wowe ugaragare. Urakoze rero databuja, urakoze inshuti nziza, urakoze mukunzi mwiza, urakoze ko wabanye natwe, urakoze ko waganiriza imitima yacu. Utwongerera imbaraga Mwami, utwongerera imbaraga muri urugendo turimo, utwongerera imbaraga muri aya marushano turimo, utwongerere kandi Mwami uzatwereka ibitangaza byawe. Urakoze rero Yesu, mu izina rya Yesu twari dusenze, amina.